Bantu rero mwakoronijwe na telefone zanyu cyangwa se bantu mutajya mukura telefone zanyu mu ntoki ndagira ngo mwegere ahangaha ubundi iyi filime ize kubasigira isomo. Barakwereka hari umugore wari uri kugenda mu muhanda ahangaha ari kuri chat ariko nanone ateruye n'umwana. Arangije araza hano umwana amushyira mu modoka nk'ibisanzwe gusa nyine arafunga ubundi yikomereza kuri chat, numbaze niba ategereje umugabo cyangwa imodoka ariye. Barakwereka sasa imodoka yashyizemo umwana, hari undi mugabo waje aho ngaho ahita ayitwara, umugore arasigara hano. Akana ko disi karishimye nta nubwo kazi ibijya mbere. Ese uyu mugore kubera iki ashyize umwana hariya mu modoka undi mugabo akamutwara? Ukurikire akantu ku kandi uraza kugenda usobanukirwa. Barakwereka ahangaha hari undi mugabo waje ahaparika imodoka isa neza nka ya yindi uyu mugore yashyizemo umwana. Ahamagara ati Arihandara we, ntago urimo kunyumva? Umugore uri ahangaha bisa nkaho yabaswe na telefone we. Umugore yakomeje rwose hano ascrollinga, numbaze niba ari kuri live, niba hari abantu ari kuganira nabo simbizi, uko mubibona nanjye niko ndi kubibona. Umugabo yaraje avuga ati ariko se Arihandara wambabariye ukava muri telefone koko? Umugore ntago amwumva habe na gato. Arangije ahita avuga ati zana hano, ati ubundi hari iyi telefone wazayimena nibwo wazagira amahoro, ubundi umwana ari hehe? Umwana se sinamushyize mu modoka? Ati umwana nawe uri mwiriya modoka? Ati oya yewe namushyizemo. Wibuke umugore imodoka yashyizemo umwana bayitwaye, bivuze ngo rero uriya muntu watwaye uriya mwana w'uruhinja ntabwo ari umugabo w'uyu mugore. Ati Arihandara zana telefone yawe ahangaha kandi ndakwinginze ntukomeze kunesha umutwe. Atari ko umwana ari mu modoka, niba ushaka no kunsizaga wagiye mukajyana. Ati none se warebye imodoka singiriya? Arihandara yaje kwitegereza hano mu modoka abona nta mwana urimo. Umbwire ngo umuntu nk'uyu wamuhakanya gute ko umwana atamwishyiriyemo? Atari ko se umwana umushyize hehe waretse kunyinisha iyo mikino? Ati umwana namushyize mu modoka, niba ushaka no kunesha umutwe ushake ibindi umbwire. Umugabo mubwira ati ariko se Arihandara urabona njyewe ndimo kugutesha umutwe kubera nkafata umwana nkamuhisha? Umwana se urabona yajya mu mufuka ku buryo namushyize mu mufuka w'ipantaro yanjye? Umugore avuga ati ariko mushyize mu modoka. Umugabo ati nyine munyereke nicyo musabye. Arihandara avuga ati none se ubwo ngubwo kandi bigenze bite? Umugabo avuga ati narabivuze yuko iki gitelefone cyawe nikitakwiyicira kizagukururira ibindi bibazo. Ati ubwonko bwawe bwose uba wabushyize muri bateri ya telefone neza neza. Wumve umugabo ni kamubwe, bivuze ngo ubwonko bwe buvamo fone ishizemo umuriro. Urakora umugabo yakomeje amubwira ati none se wansobanura gute ahantu umwana wamushyize? Umugore ati banza ume telefone yanjye, telefone ye nicyo cyihutirwa. Ati ikindi kandi ntukomeze rwose kugenda unsakuriza, urakomeza kugenda unera stress. Umugabo avuga ati Arihandara narabivuze yuko uzanyiyicira pe, none rero umwana uri kubona turi buze kumukura he? Ati gabanya amagambo tujye gushaka umwana wacu ahagiye. Baketse yuko ashobora kuba amushyize mu modoka wenda hakaba hagize umuntu mwiba, ariko turabizi ntabwo yigeze amushyira mw'ira modoka. Barakwereka hano hari umusore sasa ukiri muto yaje aje kureba nawe umukunzi we, ako nanone n'umugabo ukuze mu bivuze ngo uriya niba atari umugore we n'umukunzi we. Amugeze iruhande sasa abona mu modoka afitemo uruhinja. Umbwire ukuntu ibi bintu wabisobanurira umugore wawe ko uzanye umwana w'uruhinja mutigeze mubyarana? Umugabo hano sasa atangiye kuvuga amira amazi na uruhinja arubonye ashyitse iwe mu rugo. Ati mukundwa hari hashize rwose igihe kinini udataha. Umugore mu kureba inyuma yabonye uruhinja aravuga ati none se uyu mwana wamubyaranye nande? Umva ijambo rya mbere amubajije. Umugabo ati umwana ntago ari uwanjye ariko. Ati umwana ntago ari uwawe, ari mu modoka yawe? Ati se iminsi mikeya ugiye ubundi ubyayemo umwana? Umugabo ati ntabwo nzi ahantu uyu mwana yavuye. Aterekera aho ngaho kubeshya. Umugore amukubita n'urushyi. Ati wavuze yuko ubwo ari umukobwa wateye inda wamuzanye akamujugunya mu modoka yawe? Yaraga ibyo bintu murabizi yuko nk'iyo umugabo ateye umukobwa inda, umukobwa hari ukuntu usanga afashe umwana akagenda akamutereka ku muryango w'urugo rw'uwo mugabo. Umugore nawe ari kuvuga ati buriya ni umukobwa wateye inda wazanye umwana amushyira mu modoka yawe. Umugabo ati ariko ntabwo nzi uburyo byagenze kugira ngo uriya mwana ajyemo hariya pe. Umugore ati none uragira ngo ngiye mvuge ngo iki? Mwakire se murere mwonse tubigenze dute? Umugabo avuga ati hari ahantu naparitse imodoka igihe kinini wasanga ari umuntu wenda wajugunyemo uriya mwana, ariko nawe rekera aho ngaho kubinshyiraho. Uri kumva yuko nagiye kubyara umwana mu gasozi amezi 2 yonyine maze nashyikanga uri gutekereza yuko naba mbyayemo umwana? Umugore ati none se uri kubona ibi bintu wabinsobanurira ute? Umugabo abatereka tugende tubaze, ati turebe niba nta muntu waba wabuze umwana we. Umugore avuga ati ariko se kumbwira ibintu bitumvikana, urumva ari nde muntu wafata umwana we akaza akamushyira mu modoka yawe? Ati ubwo urumva ibyo bintu byumvikana?
umugabo ati mugore wanjye nawe ndakwinginze tuza, ati ahubwo mfasha turebe ese uyu mwana ni uwande. Barakwereka tayari bahise birukanyira mu modoka ngo bagiye gushaka mama w'umwana. Barakwereka sasa ba nyiri umwana ahangaha baje birukanka bashaka umupolisi ngo abibafashe, ngo umwana wabo arashimuswe. Ariko se we bira wabyita gushimuta? Ngo fise umugore wanjye yataye umwana, ati we yarata umugabo niwe bamwibye. Ati ariko se Alejandra wavuze neza ukuntu byagenze gute uvuga yuko bamunyibyo wigeze umumereza? Buri wese ari gushinza icyaha undi. Umwe ati umugore yataye umwana, undi ati umugabo bamwibye umwana. Ati sundi mwatuje mukambwira ibibaye? Umugore ati ngiye naje umwana mushyira mu modoka. Ati rwose none ngiye kubona numva ari kumbwira ngo umwana ari hehe kandi namushyize mu modoka ari we wari uyicayemo. Mwafandura ahangaha avuga ati none se ibyo bintu wa mugabo urabisobanura ute? Niho umwana bamushyize mu modoka wari urimo. Umugabo avuga ati uyu mugore ureba ahangaha yakoronejwe na telefoni, wasanga yamushyize no mu yindi modoka ikamwitwarira. Uko umugabo abiketse niko biri. Ati ntabwo umwana yigeze amumereza. Umugore ati ariko ngiye umwana namuguhaye. Umugabo urahangaha ababwira ati ariko se mwaretse gutera amahane, murumva umwana wanyu wundi namushaka gute? Murimo mwese kuvuga ibintu bibisikanye. Ati tugende tujye gushakisha byange bikunde niba abuze muri aka kanya. Ati umwana wanyu niba hari umuntu mwibye aracyari aha hafi. Barakwereka sasa umugabo yazanye n'umugore wate ngewe rero imodoka yanjye yari iparitse ahangaha. Ati ngiye kunywa ahantu agacyayi, nta mwana wari uri mu modoka. Aho nari mvuye kunywa agacyayi nibwo nsanze umwana ari mu modoka. Umugore atarega nari mbizi n'umwe niko wari urimo kumbeshya, fatwa umwana wawe ahangaha. Ati ahubwo reka njye kukuzanira niba hari n'ibindi bintu bya hafi waba ukeneye biragufasha kurera uwo mwana wawe ubitware, kuko ntabwo wanyinjirira mu rugo. Buriya urugo ruba ari urwawe iyo utarazanamo umugore, ariko iyo umuzanyemo ruba ari urwe, wowe uba uri nk'umuntu utaha muri urwo rugo. Barakwereka sasa umugore urahangaha yahise abwira umugabo we ati reka ngende nkuzanira ibigufasha kurera uwo mwana wawe, kuko ntabwo wamunyinjiriza mu rugo usigarane ibibazo byawe. Ati n'ubundi nari mbizi yuko uri kumbeshya. Umugabo ati ariko se ubundi iki cyana nanjye wakijugunya ahangaha ko atari icyanjye? Abitekerejeho nk'umuntu w'umupapa aravuga ati oya byange bikunde hari ikindi gisubizo. Ati undi umwana nk'uyu nguyu utanavuga ngo ambwiye mama we uwo ari we, ati ubu ngubu koko ndaza kumenya mujyana. Ati ukuntu ari n'icyana cyiza. Wumve umugabo uri ahangaha yari agiye kumujugunya ku muhanda, avuga ati n'ubundi nanjye bamujugunye mu modoka yanjye. Ageze aho nyine nk'umuntu w'umubyeyi cyangwa umuntu w'umupapa agira impuhwe. Ahangaha niho imodoka ye yari iparitse, ba nyiri kubura umwana birutse ngo bajya gushaka umupolisi. Yaje abazura avuga ati iwi nta muntu wabuze umwana ra. Avuga ati ariko se wakigabo ibyo bintu biracyabaho byo kwihakana abana? Ubwo nawe umukobwa yamukujugunyiye none uri kuzubaririza ubwo yagiye nyine? Niko umugabo mugenzi we yamusubije. Umugabo hano sibwo bamushingije icyaha cyo kuba yarateye inda. Avuga ati ariko se mana yanjye noneho ibi ngibi byo biri kumbaho ni ibiki? Ati uyu mwana ko nta mukobwa nigeze ndyamana nawe, ninde muntu watinyuka gufata umwana we mwiza nk'uyu nguyu ngo amushyire mu modoka yanjye? Urebe barakwereka umugabo yatangiye nayo gushakisha hafi aho ngaho. Kumbe aho ari gushakira aba nabo bahazanye umupolisi. Ati ni muri uyu muhanda. Ati ndetse ni hano hafi nari imparitse. Ati Alejandra wagize ikintu uvuga? Kumbe Alejandra hano yasubiye kuri chat. Umugabo avuga ati wabonye ibyo nakubwiraga ofisiye? Ati uyu mugore yabaye chronique na telefoni, ubwonko bwe bwose niho buba bwibiriye. Ati urambwira gute ko uyu muntu yabasha kwita ku mwana? Ati ndabizi ko atazi n'ahantu yamujugunye n'ubu turi gushaka nta nubwo turi buze kumubona. Ati Alejandra wanyumvise cyangwa watwumvise? Ofisiye uraha yaravuze ati we ese wowe ntago ushaka kumva ibibazo by'umwana wawe nta nubwo bigufasheho? Ati ariko se mwansubije telefoni yanjye? Umugore ahangaye ikintu kimuhangayikishije imbere ni telefoni. Ati ariko se wibagiye ko wabuze umwana? Ati ati wa mugani. Ati none se umwana ntago turamubona? Umugore uraha wagira ngo ntago ari kumwe nawe. Umwafa ndamubaza ati ubundi nta kibazo ufite mu mutwe? Ati we yanjye yemeze neza. Ariko ngira ngo nawe uri kureba iyi filime tubwire muri comment, urabona uyu mugore nta kibazo afite mu mutwe koko? Kumbe barakwereka ku bw'amahirwe wa mugabo yaguye kuri wa mupolisi uri gufatanya na Alejandra n'umugabo wo gushaka umwana. Avuga ati afandi hari ibintu byambayeho none byandenze pe. Ati umuntu nazi yaje rwose ajugunya umwana mu modoka yanjye. Umugabo akibyumva yahise ahindukira avuga ati rwose umwana nguriya. Ati umwana ni uwacu, dore yewe ngo baragenda bishimye. Ngiye hano mbere yuko muguha sinzi ikintu nabanza kugukorera. Alejandra ati umwana wanjye mwiza nawe namuguze. Umugabo ati Alejandra uyu mwana ntago wakongera kumukoraho unamwibagirwe, ngiye kujya mwirerera ku giti cyanjye.
ikiruta nuko umwana wawe wamwirerera nawe uramutse ufite umugore nk'uyu nguyu. Umugore avuga ati ariko njyewe nakosa nakoze bamunyibye. Ati none se urashaka gushinja uyu mugabo yuko yibye umwana wawe wa mugore we, cyangwa ahubwo wowe wagiye umujugunya mu modoka ye kuno kwawe ugenda warangariye muri telefone. Umugore avuga ati afande none si ibyo ngibyo biratuma nafata umwana wanjye. Umupolisi urahavuga ati ahubwo urazi yusa ngende umugabo wawe nahita nandukana nawe nkashaka undi mugore nshaka. Umve umwafande uri aha ngaha. Ndetse uyu nguyu papa w'umwana nawe yakomeze ashimbagiza uyu nguyu mubazana, avuga ati uri kunshimira biki se kandi munsenyeye urugo? Ubu umugore wanjye nanyirukanye avuga yuko nabyaye umwana mu gasozi. Umugore we yaje anamuzaniye n'ibikinisho by'abana, ati fata icyo nicyo cyonyine naguha ugende ujye kurira ibyo byana byawe wabyaye mu gasozi. Abangaba babonye yuko basenye urugo rw'abana, ati wabonye ibyo nakubwiraga yuko mwansenyeye urugo? Umugabo hano sasa papa w'aka kana yatangiye gusobanura uyu mugore avuga ati yewe utwihanganire umwana wacu twamushyize mu modoka y'umugabo wawe, umugore wanjye ugenda uraramye niwe wakoze ibyo bintu, ntabwo yarebaga cyane yuko imodoka y'umugabo wawe yasaga nk'iyanjye. Ati rero umugabo wawe wamwibeshyeho, ntabwo yateye inda mu gasozi. Umugore yarahubutse yirukanye umugabo, aho ati aho kanamvira mu rugo. Umugore sasa hano yarabibonye yuko umugabo we yaramurenganije, ati shiri ntabwo nigeze menya yuko wambwizaga ukuri, numvaga yuko ari umwana wabyaye mu gasozi. Ati tugende tujye kwiyunga pe. Atumva parire barakwereka umwafandi uri hano yaravuze ati rero wa mugore we, ati imana ugize rwose nuko umwana wanyu abonetse, atari abantu koko bari bamushimuse. Ati ikindi kandi ufite umugabo mwiza. Barakwereka umugore yashatse gukomeza gufata ku mwana, umugabo avuga ati rikura ntabwo umwana wanjye uzongera kumukoraho. Uyu nawe sasa yaje gusaba imbabazi umugabo we, avuga ati sheri umbabarire rwose nagutekerejeho nabi pe, ibi bintu ntuze kubyegereza umutima. Umugabo avuga ati nta kundi nanjye ndi wowe niko nari gutekereza, ndetse nizere yuko hari isomo mwigiye muri iyi filime.